Amicus Pro. Best friend yari imaze icyumweru higiye hanze, yakuwe kuri YouTube n'abahaters babwiza the band. Yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni kuri uru rubuga. Biratangaje kandi birababaje kubona umuntu yihiringa bagakora cyane. Yagira icyo ageraho ugasanga hari abifuza kumusubiza inyuma. Wizaragira ati nifuzaga kubamenyesha ko indirimbo yanjye nakoranye na The Ben yakuwe kuri YouTube by'agateganyo. Ni umuntu utishimiye iterambere ry'umuziki wanjye. Indirimbo yari yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki nyarwanda kubera ko amagambo ayigize yose agaruka ku rukundo rw'umusore n'umukobwa. Abareberera inyungu zabiza mu muziki bari gukora cyane ntigaruwe bidatinze. Kubona umuntu yihiringa bagakora cyane, yagira icyo ageraho ugasanga hari abifuza kumusubiza inyuma. Wizaragira ati nifuzaga kubamenyesha ko indirimbo yanjye nakoranye na The Ben yakuwe kuri YouTube by'agateganyo. Ni umuntu utishimiye iterambere ry'umuziki wanjye. Nibi byose hari amakuru ari kuvugwa ku mihanda, biravugwa ko muri iyi ndirimbo harimo ibice by'indirimbo y'undi muhanzi ukizamuka byigwe. Ese producer Loda yaba yarabigizemo uruhare? Biratangaje kandi birababaje kubona umuntu yihiringa agakora cyane. Yagira icyo ageraho ugasanga hari abifuza kumusubiza inyuma. Wizaragira ati nifuzaga kubamenyesha ko indirimbo yanjye nakoranye na The Ben yakuwe kuri YouTube by'agateganyo. Ni umuntu utishimiye iterambere ry'umuziki wanjye.